Amasomo 5 y'ingenzi wakwigira ku bimera. Isomo rya mbere ni uko kugira ngo ugere ku bintu byiza kandi bikomeye bisaba igihe. Uzabibona ko abantu bakomeye dufata nk'abakize cyangwa b'ibyamamare haba hano mu Rwanda no ku ruhando mpuzamahanga ari abatangiye gukora kera bakagenda bazamuka gake gake. Niba ujya witegereza ibimera ukuntu bikura gahoro gahoro, nawe rero mu buzima bwawe ntugomba kwifuza kugera ku ntsinzi ako kanya. Ugomba kwemera gukurikira inzira yo kwiga, gukora no kwiyubaka, kuko nibyo bituma uzagera ku bintu byiza kandi ibyo wagezeho ukamenya no kubirinda. Isomo rya kabiri wakwigira ku bimera, ugomba kwiga kwihangana no mu bihe bigoye. Akenshi uzabona ko ibimera byinshi bitakaza amababi mu gihe cy'izuba ryinshi, ariko nubwo binyura muri ibyo bihe navuga ko biba bitabyoroheye byo gutakaza amababi, birakomeza bigashinga imizi, bigategereza igihe cyiza cyo kongera gukura no gutoha andi mababi. Isomo wabyigiramo ni irihe rero? Ushobora nawe guhura n'ibibazo bitandukanye, wenda uri gukora cyane ariko ntubona umusaruro, wahombye ikintu cy'ingenzi ku buzima bwawe. Kunda gutenguha n'abantu n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye ushobora kuba uri kunyuramo, ariko nubwo uri guhura n'ibyo bibazo ugomba kwihangana ugashikama ugahangana nabyo. Ibibazo ntibikaze ngo bikuzahaze wumve ko ubuzima bwawe burangiriye aho ngaho, cyangwa se wumve ko ibyo bibazo bizahoraho mu buzima bwawe. Uyu munsi ubirimo ariko siko bizahoraho. Ejo ushobora kuzaba uri mu bisubizo. Nk'uko ibiti binyura mu bihe bigoye by'izuba bigatakaza amababi, ariko imvura yagwa bikongera bigashibuka, ni nk'uko nawe ibihe by'ibibazo unyuramo bidahoraho, bigeraho bigashira, hakaza ibihe by'amahoro n'ibyishimo. Isomo rya gatatu wakwigira ku bimera ni isomo rigira riti: ubaka iterambere ryawe bucece utitaye ko abantu baribona. Ibimera byinshi imizi yabyo ikurira munsi y'ubutaka, ishaka amazi n'intungamubiri kugira ngo bikure. Abantu n'ibindi binyabuzima bishobora kubona ibice biri hejuru y'ubutaka nko gushibuka kw'amashami n'amababi, ariko ntibasobanukirwa neza imbaraga n'igihe ibyo bice biri hejuru y'ubutaka by'ikimera byatwaye kugira ngo bikure. Bivuze neza ko nawe mu buzima bwawe hari ibyo ushobora kuba uri gukora bigufitiye akamaro, binagafitiye na sosiyete, ariko abantu ntibahite babibona. Icyo gihe rero kuba batarabibona cyangwa ngo babikunde, bivuze ko ugomba guhita ucika intege ukabivamo. Komeza wubake ibyo ngibyo gahoro gahoro nubwo bishobora kuba bikugoye. Igihe kizagera ibyo wubatse gake gake abantu batangiye kubibona kandi babikunde. Nk'uko hari ibimera bifata igihe bikabanza gushora imizi mbere y'uko bishibuka, ni nk'uko nawe byakagufasha igihe kugira ngo ibyo wubaka gahoro gahoro bitangire biguhe umusaruro. Iryo rikaba ari irindi somo ry'ingenzi twakwigira ku bimera. Isomo rya 4 riragira riti: tanga umusaruro ufasha abandi. Ibimera bifite uruhare rukomeye ku buzima bw'ibindi binyabuzima. Hari ibimera bitanga ibiribwa, ibindi bigatanga imiti, bigatanga umwuka mwiza, ndetse bigafasha no kurinda ubutaka. Ibi birakumvisha ko nawe mu buzima bwawe utagomba kugira intego yo kwiberaho wowe ubwawe gusa. Ubumenyi, impano ushobora kuba ufite, cyangwa se amafaranga n'ubundi bushobozi waba ufite, ushobora kubikoresha ufasha abandi no kugira icyo uhindura muri sosiyete. Umuntu ufite icyo azi ashobora kugisangiza abandi, undi ufite ubushobozi nawe ashobora gufasha abatishoboye. Ibimera ntibijya birya ku mbuto zabyo cyangwa ngo bizigundire. Nawe rero ntugomba kugundira ibyo ufite. Gerageza gutanga umusaruro wawe ku bandi, aho kumva ko ibyo ufite ari wowe bigomba kugirira akamaro gusa. Igakurekura ibyo ufite nubwo byaba bikeya, wirinde kubigundira. Nta muntu ukennye cyane ku buryo atafasha, kimwe nuko nta n'ukize cyane ku buryo atafashwa. Isomo rya 5 wakwigira ku bimera ari naryo nasorezaho, ni uko utagomba kwigereranya n'abandi. Niba utaranabibona uzabibona ko buri kimera kigira uburyo bwacyo bwo gukora n'igihe cyacyo cyo gutanga umusaruro. Icyo ugomba kumenya ni uko hari ibimera bikura vuba ibindi bigatinda, hakaba hari n'ibindi bikurira ahantu humye, ibindi bigakurira ahantu hafite amazi menshi. Nubwo ariko bitandukanye mu mikurire no mu mibereho yabyo, buri kimwe kigira akamaro kacyo kihariye. Isomo rero rikomeye wabyigiraho ni uko utagomba guhora ugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Hari abashobora kugera ku ntego zabo vuba, wenda wowe zigatinda, bakaba babona amafaranga menshi cyangwa bagakira mbere yawe wenda mwaranakuranye. Ariko ibyo ntibivuze ko watsinzwe cyangwa ko ugomba guhita wumva ko ugomba guhita umera nkabo, bigatuma wangiza ibyishimo byawe n'ibyo wari uri kwitaho bigufitiye akamaro ntube ukibikurikiranye. Ugomba kumenya ko urugendo rwa buri wese rwihariye.
Ibyo ubona bagezeho bishobora kuba ari umusaruro w'imbaraga bakoresheje n'ibibazo banyuzemo bikomeye wowe utazi. Wikumva yuko rero nawe ugomba guhita ugera aho bageze, kuko nawe kugira ngo ugere aho bageze hari ubwo bizagusaba gukoresha imbaraga nk'izo bakoresheje, cyangwa nawe ukaba wabanza kunyura mu bibazo nk'ibyo banyuzemo kugira ngo bagere kuri ibyo bintu ubabonane. Ngayo rero amwe mu masomo y'ingenzi twakwigira ku bimera. Niba hari irigufashije uryandike muri comment. Wakoze cyane. Njye naguteguriye nkanakugezaho nitwa Ernest nk'ibisanzwe. Wibuke ukore like na subscribe. See you.